giti cye yarabinyibwiye turi kuri telefone naramubajije umunsi umwe ngiye mfite message zimbwira nabi zimbwira ngo Jacky ukunzi ntabwo nzahinduka nta gitutsi na kimwe nakuye n'umukama ngo nyimubwiye ahubwo naramutaye ndiruka ndahunga reka nge nta gitutsi yakumva namutuka na kimwe kuko si ubwa mbere anusanye simba kandi yanuse no kuri mama kuri iki gihe ntabwo bikibaho ushobora kutemuna surprise akakukatira utarubizi najyaga avuga ati yewe uko mumbona jewe ntacyo najyamo kijyanye n'urugo ngo kizananire yego nanjye namurana navuga ko uyu mwana rwose banavuga ibintu byiza ngomba kumwegera rwose bavyumve jewe ntabwo nari kubyihanganira kumbwira ngo umuntu akanyandikiye message 19 nawe wamenya si mushaka kwiyunga se ubitekereza Slim Jesus. Yes, reka nonye mbahereze ikaze bakunzi bacu mwe mudahwema kudukurikirana uko bwishe nuko bukeye. Muri kano kanya rero bibaye ngombwa ko dukomeza tuzana content zacu. Tukaba tugiye kuzatugaragara live sometimes mwari mumaze iminsi mudukumbuye ndabizi ko ari benshi mwajyaga mwifuza ko twazabazanira ibi bintu. So uyu munsi rero murabizi narababwiye ko mu minsi mbe tugiye kuzadutangirana na update y'aka kanya rero ihari nuko bita Jacky amaje kuba yatandukana n'umugabo we warumaze iminsi amutereye ivi wo bita Steven. Ntabwo nshaka ko turi buze kubanza kwinjira muri detail nyinshi ahubwo reka mbanze ngerageze ku murongo wa telefone ndebe ko mbona uyu mugabo bita Steve uheruka ko yaratereye ivi Jacky. Reka mbanze ndebe ko mubona ku murongo wa telefone ngira utubazo tumwe na tumwe mwibariza numve ukuntu bimeze. Ese we na Jacky bapfuye iki? Ese aka kanya nihe mpamvu yatumye we na Jacky bamera nyine batandukana mu gihe ndabona allo yes bitese umeze neza? yego nitwa Slim Jesus uranze se? Slim Jesus ndumva ngira ngo umunyamakuru. Yego okay, nandi mu kiganiro nifuzaga kukubaza utubazo dukiya niba nta kintu bitwaye. Okay, ni kibazo nashaka kukubaza nuko namaje kubona ibintu mu kanya Jacky atangaje avuga ko we nawe mwamaje kwa mwatandukana ndetse bivugwa ko nyine mu gutandukana kwawe nawe ngo ari we wamuhemukiye. Yashizemo ubuhemu namukoreye se? Yavuze ko washakaga hiti. Yego. Hiti yo kugira ne mu biki? Yavuze ko ashakaga hiti, avuga ko umuntu w'umugabo nkawe wubatse utakagombye kwitwara nk'abasore. Nyine nashakaga hiti yo miki. Nyine washakaga kumenyekana ariko Jacky avuze. Nkamenyekana mu biki nyine yagomba kuvuga ati akora iki kintu runaka yashatse kugira ngo kimenyekaniremo. Wenda akabigeza gutya. Hanyuma se nitwara nk'abasore gute? Urumva Jacky ni umustar. Sibyo? Aka kanya umustar gute? Ntabwo yemera se ko Jacky ari umustar. Kubazwi. Arazwi. Ngere sinzwi. Yego nawe urazwi. Aka kanya rero Jacky we avuga ko impamvu wamubeshya urukundo ushaka kugira ngo umenyekane nyine abantu bakumenye nkuko nawe bamuzi. Oya ntabwo ibyo nashakaga ngiye Jacky nta nubwo nigeze mushaka kumenyekana. Namukunze cyane. Ngo ahubwo kumvikana byaratunaniye kandi yambwiye amagambo mabi yatumye mfata n'icyemezo kuko siwe bambwiye ngo tuve mu rukundo. Yego ni wamukatiye? Yego yambwiye ijambo ribi nk'umuntu nagiye nsanga kandi ndibaza ko ibyo nakoze atari bikeya. Yego hanyuma ntabwo yari kwifata umunsi umwe ngo ambwire ngo azajya asomana n'amaniga ye n'umugabo w'ibyo ntabwo ibyo bintu byumvikana kandi akabishimangira ambwira ngo nzanabyakire ngo naniyakire ngo niko ngomba kumufata ngo nateze no guhinduka n'umunsi n'umwe. Ibyo bintu numva ari byiza ubwo abanyarwanda babyumva. Nuko ngo Jacky yajyaga asomana n'abandi batipe. We ku giti cye yarabinyibwiye turi kuri telefone naramubajije umunsi umwe. Yego kugira ngo bizamuke bigere hejuru ni byinshi cyane ariko kugira ngo noneho bifate indi ntera. Yego kuri telefone avuye gusoma Kubabyeyi. Yego arangije ndamubaza ariko se sheri ngubu koko uzajya usiga mu nzu ugende ngewe nsigare ndyamye?
ahita ambwira ati ahubwo hari ikindi kintu ushaka kubwira. Yego. Ati ngiye kuzajya nsomana n'amaniga yanjye. Ati icyo kintu uzacyakire gufuha ntuzigere umfuhira n'umunsi n'umwe. Nese basi yatekerezaga kujya gusomana n'andi maniga ye, wenda we yarabigusabye urabyanga wanga ko musomana? Nyuma y'uko abinsabye ntabwo yabinsabaga ko yarabinyemezaga. Mu kubinyemeza mfite message zirenga 10 zibinyemeza. Yego. Zimbwira ngiye Jacky nta message yanjye agira mubwira nabi. Ahubwo ngiye mfite message za Jacky zirenga 200 zo kumbwira nabi. Yego. Ni yere azerekane buri hari ukuntu iyo umuntu akoze ikosa yego yarisabira n'imbabazi. Ariko Jacky azereka abanyarwanda avuga ngo dore iyi message ni muyisome yo kumbwira nabi. Yego. Ngiye mfite message zimbwira nabi zimbwira ngo Jacky ukunzi ntabwo nzahinduka. Uziyakire. Yego. Ubishyire ku mutima ubyakire. Kunyemeza ngo ninakire kubabara se. Ibyo bintu numva ari sawa. Ntabwo ndumva bigoye. Urumva bitagoye. Biragoye cyane. Guhora mbabaye. Yanyemeje ko ngomba kubyakira. Ngomba kumenya uwo ari we. Ko adateze kuzahinduka n'umunsi n'umwe. Nyamara njye namusanze nkurikiye amagambo ajya avuga ko urugo yarushobora ko yaba umugore muzima mwiza. Kavuga ndi koko nibyo. Yego. Ariko ntabwo aribyo naniteze sibyo nabonye. Ikindi cya kabiri nacyo nzakivuga n'imbere ya kamera. Nagiye kuba umukozi ntabwo nagiye kuba umugabo. Gute kandi? Ibyo nabyo hari ukundi kuntu nzabivuga. Hanyuma se wowe ko numva ari umuntu udashobotse wundi reka nkubwire biragoye sometimes ubona iyo ukundanye n'umuntu kugira mu rwego rwo kugira ngo uvuge uti reka mutere review uyu muntu ndabona nakundana nawe uba haramaje gucekinga imico ikavuga ati umuntu afite imico ajyana nanjye wagiye kumutera review uhubutse utazi ko iyo mico asanzwe ayifite. Iyo mico ntayo yari asanzwe afite. Gusa rimwe twize tutongigeza ntonganyaho ansaba imbabazi ambwira ko bitazongera. Yego. Yaranonganyije ndetse anonganya nabi ko yandutse no kubabyeyi. Yego. Nta gitutsi na kimwe nakuye n'umukama ngo nyimubwiye. Ahubwo naramutaye ndirukanga ndahunga. Reka yaragututse urirukanka urahunga? Yaranutse nsohoka mu nzu ndiruka ndahunga. Reka yaragiye kugukubita se? Sijyana telefone yanjye hanyuma nk'ejo saa 6. Ibaza icyo kintu yakize yaranutse umuntu gutwa kuri mama wawe, gutwa kuri papa wawe, akakwita ibintu byose bibaho ku isi. Ko nabonye uri umuntu w'umusore se ngo Jacky yaragukanze ku buryo asohoka ukiruka. Bro, ku isi yose muri rusange. Yego. Igitsina gore kiri imbere, ntabwo ushobora gupima gukoza umugore urushyi cyangwa urutoki n'amakosa. Yego. Iyo ateye hejuru urahunga ukigendera. Icyo ni ikintu cyiza kandi cyiza cyane. Yego. Njewe kugira ngo nterane amagambo cyangwa ntere hejuru. Bitwa nuko waba utandeba mu maso yawe nkaba ndi kuri. Yego. Nicyo ngicyo nabikoreye kabisa. Nta n'umunsi n'umwe n'uwa kirazira azigera yerekana igitutsi namututse cyangwa ijambo ribi namubwiye mu kanwa kanjye. Mu majwi amagambo yose nagiye mubwira afite n'ama message. Yego. Nagiye mugira inama yo kuza kumubwira ibyo urimo byose uko waba uri umusitari kose. Namubwira ni umuntu ukomeye gukomera kujya mu kazi ariko mu rugo ari mu rugo. Yego. Ibyo bintu byose nagiye mbimubwira. Mbaza ikindi. Okay. Mu majwi numvishe kwa Benovio mu kiganiro yasohoye numvishe uvuga ko hari ikibazo cy'imyenda yawe wari warasize kwa Jacky. Ariko uzabivuga imyenda yagusubije. Imyenda nuko Benovio nyine yabishyize kuri YouTube. Ariko ntabwo iby'imyenda nasohonaga Benovio nyine nkuko twaganiraga kuri telefone. Gatwe. Cyangwa ni mikeya. Yego. Ni wajya rero nawe hari imyenda. Ntacyo bitwaye. Ikintu kibi ni kimwe. Jacky nuko adashaka kugira ngo ntabwo mugira inama ko kumva icyo kintu. Akunda kwigira inama. Iyo ushatse kumurusha kwerekana ko hari ikintu uzi kumurusha ntabwo mubyumvikana ibyo bintu. Jacky iyo nkundira nkuko najyaga ibyo nagiye ibintu byose musaba ku murongo. Ntabwo namutegetse. Yego. First of all naramubwiye ngo uhaye uburenganzira 100% ugomba gutahira ibyo ushakiye. Ugenda winezeza uko wumva ushaka.
ariko yashyize n'ikosa kumbwira ngo ageze mu gihe cyo ngo bari musitari cyane ngo ageze mu gihe cyo gusomana ngo n'amaniga ye ngo sinzabifurire. Birababaje ibyo byo. Hari umugabo wabonye ku isi utababazwa cyangwa utarakazwa nuko umugore we yasomanye n'undi muntu. Shawo umugabo ntabwo abaho. Abaho kuri iyi si se? Oya. N'ejo bundi yabisubiyemo arabivuga ngo sometimes. Nese ajya akunda gusomana cyane ku buryo buri gihe. Izi se ngira abanzi ni cyane muteye. Ese ejo bundi twagiye kwicara kuri grid. Hari umumama wari urimo kutwunga. Umumama ntago yabanje ngo areke ijambo ryanjye nabaryo ribanza yamubanjije ku ijambo rye abari utangira avuga. Yego. Mu mivugire ese mama yamubajije magatanga atariko Jacky. Ugashyiramo nuko ugiye gusomana n'abantu kweli. Uzi ko ugiye ku umugore mu rugo. Hatambwe ati nambwe ko sometimes byakajya bimbaho. Ibaza icyo kintu bro. So ko hari igihe n'umuntu asomana bikisanga binageze kure akaba yanaryamana nabo. Gusomana hasa akurikira iki? Iyo umuntu ari gusomana n'undi baba bashaka iki? Biterwa n'abo bari gusomanira. Ariko mu bari gusomana hose niba gusomanira mu kabari. Mukanya sana kumahura n'inyuma kuri toilette. Aya, kuri toilette ubwo nekeza ko bitaba byiyubashye ku mukobwa nka Jacky. Ntabwo yabikora muri toilette ibyo byo. Hanyuma ko kiyambwiye ngo azajya asomana n'amaniga gusomana bazajya basomanira. Simbizi ese nuko akantu kuko ashaka gusomana n'abandi batipe kari mu bintu byatumye ufura ubwo tuyu ntabwo ambere umugore. Katumye najyaga nihanganira guhora mbwira nabi guhora nyandikira message mbi kumbwira ngo bro ngo umuntu ngo najyaga mbwira ngo maniga. Ngo umuntu waje ukunda ntabwo umuzi. Yego. Ngo ngiye uko mbona nuko nguko. Nta kintu teze kuzabona gishyashya kuri ngiye cya ntabwo ngiye nahinduka undi muntu ari Jacky. Nambwe ko se simubwiye ngo hinduka ubundi muntu. Ariko twumvikane. Kuki tutakumvikana ariko tukubaka icyo twagiye. None ngo nagiye gushaka hiti. Ko bivugwa niko yavuze? Hiti se yari yabona nigeze mushyira kuri YouTube yanjye ko mfite YouTube cyane nigeze mushyira. Ese ufite channel yawe? Ndayifite, ngenda ndayifite. Channel yitwa ngo iki? Steve Brown Rwanda. Ucisha ibintu byanye n'iki? Ngewe ndi umuhanzi. Uri umuhanzi. Okay. Nawe ni umuhanzi. None ukimara kubona Jacky afata akavideo wari video nabonye Jacky afashe impeta wankambitse ari kuyijugunya muri toilette muri toilette nacyo nashaka banza yikatakate ajuye nta kibazo ari n'amafaranga yanjye namaze no kuyatwika byararangiye. Yewe. Yes. Hari narayatwitse none sinagozeje nayagize. Ubu ngo suri kwicuza. Ikiza ntago nakwicuza. Deta passé. Hako nokere ibyo ni ibintu byatuma umuntu yicuza. Ntago nakwicuza kuko icyo nigihe kiratakaye kandi ntabwo gishobora kugaruka. Anyeretse yuko ibyo nashakaga bitakunda. Nagerageje kenshi kumwereka nkamuha ingero zose zishoboka nkamwigisha nkamubwira iyi nzira niyo yatubera nziza. Ntabwo nigeze mbwira Jacky ijambo ribi mu buzima bwanjye. Yego. Aho narivuze ribi azabyerekana. Yego. Ejo kuvuga ngo ntabwo naje kurya hiti ngo nitwaye ngo nk'iki never ntacyo nigeze nta myitwarire mibi nigeze mwereka njyewe na rimwe. Yego. Ariko ntabwo yari akwiriye nk'umugore kumenya ngo agiye gutangira gusomana ngo n'amaniga ye. Ni ikibazo gikomeye. Jacky yanditse kuri stati ati ngo uravuga ngo narakunaniye ubundi se ari kunshoboza iki wambwawe niko yanditse. Nta kibazo ibyo ngibyo abantu barakaye baratukana. Unawe se wamutuka wowe? Nta gitutsi yakumva namutuka na kimwe. Kuko si ubwa mbere anusanye simbwa kandi yanuse no kuri mama. Gusa ibyo ngibyo. Ibyo ni ibintu byoroshye. Ibyo ni ibintu biri simple cyane. Ntabwo nabisanga mu isahani. Ibitutsi se byishe. Hano hanze rero dufite abasesenguzi bajya binjira mu bintu bagashaka kwinjira naho tudakeneye kumenya. Hari umuntu uri buze kwinjira akaba ati nka Dumba nabonye yabyanditse kuri Instagram we ngo uriya mutipe ngo yapfuye ngo ntabwo ushoboye kurongora ngo Jacky ngo ntabwo wari ubushoboye. Niwe Jacky se yabivuze? Niko abantu batangiye kuvuga. Nyine Jacky yabivuzeho. We nta kintu yigeze abivugaho. Nabivuga mfite ibyo nzasubiza. Na byose bishobora kuba nta muntu udafite igisubizo. Yego. Burya ikintu kigiye kubaho kiba gifite ijana n'igisubizo. Ikintu cyose namvuga ikintu kibi nzavuga nanjye kibi. Yego. Namvuga ibyiza ntabwo mwifuza njye natangaje mvuga ko twarekanye. Yego. Sibyo? Yarananiye nyine nese nananiye. Narananiye
nanjye namubwira muri voice namubwira ni abanyarwanda baratubwiye muri comment ngo ntabwo ushobotse ntabwo uzamarayo kabiri none ugiye kubyemera yanshubije ambwira message ndazifite ngo abantu ahora biteguye isaha n'isaha abantu bahora yiteguye hano arakomeje ari kuri ndende kuyireba status ziwe ati washatse hiti uyishaka nabi sasa rero kanze mwereke wibuke ko iyo urumva ngo washatse hiti uyishaka nabi urumva ko abantu baki ikibi kunyereka kibi kereka nakira y'amafaranga bakanda sena bakandera icyuma kunyereka kindi nta kindi yanyereka ko namaze kukibona cyo yagomba kunyereka yego noneho noneho neza abagizi ba nabi yamaniga yamuko ajya bivuga oya ntabwo yabavugereza ayandereje libirari yabikurikirana yego nta kintu cye najyanye nta na kimwe okay we nakomeza niba agiye kunyereka nanyereke nta kibazo njye nta kibazo mfite cyo kunyereka yego ese nabonye ni iki ibyo ni byinshi wabonye ukibana nawe rwose ndabibonye byinshi cyane kandi narabyihanganiye kugeza aho binanirana ahubwo yakama ati niba binaniranye tubireke neza ariko cyangwa birahagaze yego ariko niba agiye gushyiramo kunyereka azajya yiyereka neza nishishekera mwihorere ko njye ntabwo nyamvuga ibintu byinshi cyane okay hano rero reka dufatanyirize hamwe nsome message ngo wari wamwandikiye yapostinze kuri status yiwe aho aramwandikiye ati baby wiriwe neza ariko nkubaze urankunda cyangwa urangije uti niriwe numva mbabaye gusa nta cyiza kirimo niba twaraganiriye icyabaye kandi tukumvikana ko cyava mu nzira byakabaye ngombwa ko tuzirikana buri wese uko ameze tugasubira muri modu twahozemo tukareka kwangana nta nyungu hano nimba mwaraganiye neza icyabaye ni nk'ikihe kintu mwaganiriye ni ikihe cyari cyabaye cyari cyatumye mutumvikana icyo cyabaye nicyo cyo gufuha cyo yanshijije mudafuha urumva wagezeho nambwira ngwafunga fono mafuti ngukanira n'isesemi urumva ndamubwira ko wowe ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo wambabariye ko nakoze amakosa ukavuga mbabarira ibintu nabivuze nganira ntabwo bizabaho yego sinigeze afata umunsi wa mbere ati ibi bintu nuko naraganiraga ntabwo bizabaho reka da ahubwo ni ukumushimangira ngo ubuse ngewe mbohereze message zose we yanyandikiye noneho zihari waziduha nta kibazo message ye usomye wumvise mfite biriye kosa hano urumva wowe ikosa rihari nuko ushobora kuba waramufuhiye kandi waramukunze ubona ibiganiro atangaga ko ati ngiyeho ndinda kugira ngo ajye kuryama n'undi muntu ngo naramukunze mu biganiro atangaga ibiganiro atanga ni iby'ibintu bibi byamubayeho ibintu bibi byakubayeho ukabona ibyiza biraje bya bindi bibi ugomba kubivamo niba ibyiza byaraje se ni ngombwa bya bintu bibi noneho avuga ngo nabyo reka mbigumemo oya yatangaje ibintu bibi byamubayeho yego ibyo bintu bibi nyagasani hari ukuntu abagenda akavuga ati reka ibintu tubikinge gutya bijye ku ruhande anibonera n'umukunzi nk'abandi naje neza ibintu bibi namusezeranyije ko byose tubishyira ku ruhande atangiye kugenda abigarura wayi abigarura azagira umwanya mbabare nk'uko yababaye oya ntabwo ugomba kubabara ariko ugomba kumuhuza umutima ukamurinda kubabara kuko nari musabye no musabye inshuro nyinshi rwose namugani mbabarira utazajya utuma ndakara yego mu majwi numvishe ko wowe Jacky wamutakajeho amafaranga menshi Jacky yajyaga kwaka amafaranga yigeze ashaka kusa nk'ugukura amafaranga cyangwa ati ugomba kunyishyura kugira ngo mbeho nasomana n'abandi ntabwo yigeze asaba amafaranga ngo ku kiguzi cyo kuvuga ngo atakora ibyo bintu yego ariko ntacyo yakeneye ngo mwime ntacyo yakeneye ngo akibure yego none se ntabwo amaso abaha abanyarwanda barabona barabibona kabisa uko namusanze nuko ameze barabirora yego icyo yahakana nta kibazo ngewe mfite we niba yahakana nge gusa ngewe buriya telefone yanjye irabitse yego nashaka ko tujya imbere ya kamera nzamubwira mbwira iki ubu ntabwo bufite bwo gushaka kwinjira Jacky ibaze n'ujya imbere ya kamera nimba umuntu yaragukanze
akagukanga uri mu nzu, akagutuka uri mu nzu ukirukanka, none imbere ya kamera bigiye kugenda gute sasa? uzi icyanganze se abagabo umugabo niba uri umugabo wiyubaha nawe niba utajya ubikora mbikugiremo inama nubona umukobwa kurusha amarere umuri imbere umukobwa umurusha imbaraga umuteye ingumi y'agahanga akamyuna ashobora no gupfira mu maso yego umufashe umunigo wamuniga paka umuteye ingumi mu rubavu waruvuna mu rwego rwo kugira ngo ukore ibintu mu mucyo yego uriruka uriruka. Aka kanya rero ugiye kujya imbere ya kamera, ejo ushobora kwisanga urimo uravuga amagambo runaka na Jacky nawe akaza akavuga n'amagambo. ntabwo nzavuga amagambo mabi ibyo mvuze wumvise mubwiye ibyo nzasubiramo Yego. ntabwo Jacky namuhemukiye nta nubwo iyo banamukiye ahubwo Yego. ibintu byose nakoze ntabwo ari amafaranga yanjye n'igiceri cyashyizemo Biriya byose byo gutera ivi nta n'ijana Jacky yashyizemo? ijana bivuga igiceri cy'atanu mwese ubwo ngubwo amafaranga yose yabigendeyemo gusa amafaranga naho Ariko se ko abandi iyo bagiye gukora ubundi si ibintu byo gutera ivi ari surprise, kuki twabonaga Jacky asa nk'abizi? kuri iki gihe ntabwo bikibaho ushobora gutera umuntu surprise akagukatira utari ubizi mubiganiraho mukabyumvikanaho mukabikora okay, reka twikome. dushimishije byari na byiza ariko mani uruhande rumwe ndababaye urundi simbabaye ko ndavuga ni wenda icyo nyagasana ndinze wenda bizi ko iyo abantu bashwanye ebana mugenzi abamubonamo nk'aho ebana wabaye umwanda imbere ye Yego. nanyita umwanda nanyite ebana avuga ibyo ashaka ashaka kiremo muri tuwarete amuremo yongera asubizemo ngiye nta kibazo. Ariko hari igihe mwirinde kuza kuvuga byinshi ko ejo bundi mushobora kongera mukiyunga nawe. wamenya Si mushobora kwiyunga se ubitekereza? byakunda nabyo gukunda Nuko ko uracyamukunda ahubwo wenda biragoye ko ashobora kubyemera. uragira nishimangira kenshi yarageze mu rwego rwo kumbwira ngo niba rero ngo nshaka ko dukomezanya tugakundana ngo ngomba ngo kugira ikintu nerekana ngo nkibaze ikintu nakwerekana kikanyobera. Ese harashize igihe kingana iki? Harashize igihe kingana iki mutandukanye uretse uyu munsi byagiye hanze? tumaze hafi nka 2 weeks. Half 2 weeks. Okay, reka dukomeze kuri iyi message n'undi yandi gusoma bakomeje ati kandi duha agaciro ibyo twakoze twashwana, icyo kintu twakivuganyeho gusa nta mpamvu n'imwe kereka ikomeye yadutandukanye. Ikibi nuko wenda naba naragufashe cyangwa ukaba waramfashe twese turi gucana inyuma. Darling, rekeraho kumbwira nabi, sinigeze ntekereza kukubwira nabi, ndagukunda, ikindi kiyongeyeho ndakubaha, nashatse ko umererwa neza ku mutima, basi niba icyo tuganiriye neza kitarakunze twongere tuganire kandi nta mutima mubi tubishyizemo. Urabizi sinkunda kuganira dutongana, wowe gira kwihangana muri byose, nanjye nihangane sheri, twese turababaye, gusa wowe wasanga utababaye nk'uko ujya ubimbwira, njye nta ibiro bifatika, rero niba koko ubona nkukwiriye nk'uko twabikoze biha agaciro, njye ndagukunda kandi nawe iyo ukinyibuka ukambaza ukomeze hari icyo binyereka, rero tube macuwa mu kinyarwanda. Sawa, Imana ubane nawe. Ntabwo urangije hasi uti ntabwo nagutera ivi kugira ngo twangane, twagombaga gukomeza urukundo. Rero amagambo ndayumvishije. Hari akantu hepfo karengejeho kavuga ngo ntabwo nagutera ivi kugira ngo twangane, twagombaga gukomeza urukundo. Aka kajambo impamvu mwavuzeho nuko bisa numva ko muri mwebwe umwe yakoresheje undi, siko bimeze ubu? Oya, aka kanya nimba wenda ushobora kumwandikira uti ntabwo nagutera ivi kugira ngo twangane, hari umuntu uhita uvuga ati wamutereye ivi kugira ngo kuko yashakaga hiti. Hari n'undi uri buze ku ruhande rwe akavuga ngo wamutera ivi kuko Jacky wenda yishakiraga kwereka abantu ibyetu, sibyo? Aho ni komande zombi. Yego, ariko Jacky akahita hano hasa gusubiza ati wakubona wandika yagira ngo uri muzima, nta soni. Kanze nkwereka aho mbera kaga iyo nishenza ndisasa. Nuko ngo izi message wamwandikiye nawe
gukundana n'isasu se n'umukobwa w'isasu ubundi wowe wabikuye ubundi wowe na Jacky ubundi mwahuriye bro ngewe namukurikiye ukuntu yajyaga bivuga yajyaga avuga ati yewe uko mumbona ngewe ntacyo najyamo kijyanye n'urugo ngo kizananire yego nanjye namurana nkavuga ko uyu mwana rwose banavuga ibintu byiza ngomba kumwegera tukabiganiraho kandi twabiganiriyeho koko twabiganiriyeho ndetse binahagije cyane kugira ngo dufate umwanzuro twabiganiriyeho kabisa dufata umwanzuro wo gukundana turakundana tugeza n'igihe cyo gushinga amavi yego ese umuryango wari ugushyigikiye umuryango wari ugushyigikiye uvuga ati ukavuga ati uriya ni umugeni ni umukazana ugomba kutuzana muri famille umuryango wari ugushyigikiye umuryango wanjye nta kibazo na kimwe ujya ngiraho kabisa bari bashyigikiye pe okay ndi kumva ngiye nta kibazo ngiye ndi kumva ku giti cyanjye wenda ibyo sobanuye wenda n'abantu nabo baraza kumva ibyo rwose babyumva ngiye ntabwo nari kubyihanganira kumbwira ngo umuntu akanyandikiye message 19 noneho hari n'ahantu yavuze ko uri umubyeyi w'umwana ngo ntabwo akagombye kwikorera biriya bintu nk'iby'abasore ndi umubyeyi w'umwana nyine icyo bitwaye se gusa nazabyara nubwo ababyangira bavuga ngo nateze kuzabyara vuba simbizi biragoye izo message 19 yakwandikiye zari zigamije iki zose zari zo kumva nari muhaye voice note namuhaye voice note icyo gihe ndi muposa ndamubwira ni sheri ndamubwiraga iteka nageraga mubwira mu magambo meza ndamubwira ni urambwira ngo uri umusitari ndabyumva yego ibyo bintu byose ushaka gukora ashaka kubikora kubera ubusitari namuhaye urugendo ndamubwira ni Knowless si umusitari bakwinca si abasitari yego wari wumva bakora ayo mabara oya ndamubwira ni abantu ugiye kubaha umwanya wo kubona ko ibyo bakubwiye yego bigezweho koko namwinginga mubwira uburyo atagomba guca mu nzira zo kugira ngo tujye dushwanashwana ariko yamaye message ngira n'ubwo ndi umusitari ugomba kunyakira uko wansanze ntabwo nagomba guhinduka sinzigera mpinduka n'umunsi n'umwe ahubwo uzi yakira umenye umukunzi uwo ari we yego please come on ntabwo ngewe mu cyangwa wari uzi ko uje gukunda akantu ka Jacky kari aho ngaho kadafite epfo na ruguru ku buryo kabaho katagufite yamaye message nyinshi narazibonye yego kandi bwacya mu gitondo ibyo byose yamaze kubinkorera ejo yabona gicisha sinamusubije akanyandika message ngo shiri ngo regumba barire ngo umugabo wanjye ndakubabarira ariko ndasigara mu mutwe birimo yego mbibike yego ejo nukora kandi kantu karabyusa na bya bindi ese urumva koko urumva ari uko nabigenje biragoye nirinze kumusubiza kwanza ngo kuko Jacky yanga umuntu umusembura yego bimusembuye ashobora kuba message ijana mu segonda rimwe nirindaga kumusera ntabwo rero kubera ko bimusembuye bagiye bamusembura kenshi ndeba yego akora gutya reka njye mbireka nce bugufi mwihorere so rero no mu guca amara mu guca nkamwihorera umwana yabizamukiyeho navuga ati sha reka nze ngutegeke disi we yego arantegeka koko yarantegetse ariko arantegetse nicyo yakirandenga ndavuga kabisa uramaye ariko iyo uvuze ngo runaka yaranegetse ngira nk'amatsi rwose ni nk'ikihe kintu yanegetse kuko hari abagabo ujya ubona bishwe na depression akaba ati ngiye ngo mfite ikibazo ngo umugore wanjye nkapfurisha ibi yakore kugutegeka yagutegetse mu we buryo hari ukuntu umugore agutegeka kwaje ku buryo icyo ushaka gukora atacyemera akaba ari ugikora cyangwa se ukagikora kuko we abishaka ewe ubu noneho umuntu akubwira nk'ikintu ukavuga uti uyu munsi ntabwo se cyane wenda uyu munsi ntabwo cyakunda agahita akubwira itegeko ko atari ko kirakunda yanze bikunze kandi uragikora iryo naryo ni itegeko yego yamajije kunyekera reka nirukanka nigendere mbabare okay dusoza ni cyo kintu wabwira abantu bari barakunze couple yawe na Jacky abantu bari barakunze couple yanjye na Jacky bose kintu nababwira niba babona hari aho nakosheje bambabarire kandi
shitingi itarungurutse ngo umuhana avayo n'umuhana ajyayo yego baramanye benshi barambujije ndanga njyayo yego gusa nyine nta kundi bibaho turi mu isi yego cyane kandi twese banatubabarire Jacky agiye kuvuga ibintu byinshi wenda agiye kunsebya cyangwa se agiye kuntuka yego nzabyihanganira gusa bo batubabarire kuba turabatengushye yego murabatengushye cyane turabatengushye ntabwo dukoze ibyo twiyemeje yego biratunaniye abanyarwanda rwose bambabarire bibasabye bivanye ku mutima bambabarire sinsizwe ku yindi mpamvu ndananiwe pe mu mutwe hari hananiwe cyane yego guhozwa ku nkeke pe birababaje cyane ni ukuri najya kubwa mbabarire ndimusubiriremo ambabarire amagambo y'umujinya nayakoresha ariko azi neza ko bucya bwitwa ejo yego ejo twakongera tugahura tukaba abandi bantu ejo twakongera tugahura tugateretana yego bazavuga ngo ntabwo byabaho kandi byarabayeho hako bya mwonge mugahura mwatetana mugakundana buriya iyo uvuga ikintu ujye uvuga uziga umenya ngo ejo bishobora kongera ku ejo bishobora kongera kuba nta nubwo uzi impamvu yabitera ko ntuzi niyateye ibya mbere yego ya ahabona namukoshereje aho yita ikosa ngewe ntabamona ntarizi wowe aho yita iryo kosa azarimbabarire yego n'abanyarwanda bambabarire muri rusange abanyarwanda benshi baranyandikiye bambwira ngo sinzababarize umwana yego sinigeze ntegura kumubabaza n'umunsi n'umwe niwe wambabaje kwihanganira birananira yego indirimbo se zawe urateganya kudutama akazigo gashya ryari ese nandi muzakoreshamo Jacky mu mashusho ese ko abandi Mana yanjye Ashaka azankuremo inzara ese ndazifite na YouTube yanjye iracyari nshyashya ya mbere yego narayibuze iracyari nshyashya ntabwo irazamuka iracyari hasi yembwira ndi kuyishaka n'abanyarwanda nabo naragiye gushaka hiti kwa Jacky nari gufata Jacky nkamushyira kuri YouTube yanjye nari gufata ibintu byose twakoze nkabishyira kuri YouTube yanjye kugira ngo mbone iyo hiti yego ariko narabyirinze ndavuga nti ntabwo uzaba ko nagiye kumushakiraho hiti kandi koko aramukundaga byanyabyo naramukundaga kurusha uko nikunda ngo ajyaga bimbwira yarambwira ati nkunda kurusha uko wikunda nkambwira nawe ko mukunda cyane kurusha uko nikunda cyane niko yagutegekaga ewe ngira chano yawe nyisacinge n'abantu bari kuza bari kubyumva baze gusacinga nyibwirire Steve Brown Rwanda turaza no kwipininga abantu barebe bimeze bite Steve Brown Rwanda afite aba subscribers uri n'umuhanzi wakoze indirimbo kera cyane ndi kubona harimo nk'indirimbo imaze imyaka 5 harimo iyo nakoranye n'undi mujama w'inshuti yanjye witwa Ndihiro nagiye nakoranye indirimbo hari niyo nakoranye na Mico the Beast nayo twarayibuze na Fireman ubu mfite n'indirimbo nshyashya yitwa Feza ayiriho kandi dufite n'indi channel yitwa The Lions iyo mfatanyijeho n'umutipe witwa Ndihiro turirimba na dufite group kugaragara nk'umuntu w'umukire kabisa dukize ku mitima twebwe amafaranga yo n'uburyo ukaryama hari abafite za miliyari bananiwe gusinzira bro hari n'abavuga ngo Jacky yaragiye kuyamara neza nibyo byamubabaje ntabwo yamara kubera yuko amaboko yakora abagihari sawa urakoze reka mushimire cyane wakoze urakoze cyane nawe bro sawa Slim Jesus.